katsirida katsirida karame karo andano ewe ga uko kamaze kukugeramo Sana la kaka deni ojere balo kajege mwa kona byabasirebo gera byabasirebo na byabasirebo subira yuza la kanu no yongerebo na byabasirebo gene fatire cyoko sana la sana bagabo ku Tanzania cyoko mwa gena byabazobora byayimekara byari nzobe bya sana kanya ni dundu bwangira kudundaga Shiramo. Umutware n'umwana. Gatwaze gace. Mwana yanjye. Ariko kasi. Karame karo. Jewe kaza ubwereyewe karone. Uriya mukobwa wawe wandi media. Ubundi ko naheruka kumubona. Ubundi sufite bangahe se media wenyine? Ariko tuyo nifatejero icyo kuba mitonibona ari benshi. Jemba nari benshi pe. Ni wowe umurengera. Jewe muzarire ndabishaka namakuru yemeruka ntayo meruka pe nanjye ubwanjye yarakize yaradamaraye ariko bundi wayo nagwaye ukaba wisomera ubundi magengine kubere murururu habuze beki inkwere karo yewe katsirida we inkwere kuko ibiri mu mutwanye ni byinshi karori rero muhora mumvaga mu mutwe urambaza media kandi je ntabwo muheruka yaragiye aridamararira nyine yarakize ari muri uwo murwa nuko bimeze yewe nyirawe wifata agacupa kamwaraza none nagaherutse reka amakuru yemeruka mwamucanga mu mutwe we n'umukobwa wawe nta yindi gahunda gusa hari ubu bagejeje abana bangahe ntabwo yewe yabuzukuru bayo kangane n'umwana umwe numbaza ibyanyu yaje kumbyarira umwana ariko ubona uriya mukobwa wanjye ataratubereye ikirumbo karo mwari muraho se cyari bibaye myinshi n'ukuri yego ni myinshi pe murakomeye fiyo ngiyo turaho nayo mpamvu buriya muntu aba atekereje kuza kukureba kuko mbona wowe warihugiyeho urubaye umwana mwiza erega kuba mu rugo wenyine nabyo biragora ntimukajye mundenganya nta mutima mubi mba mfite ese uba uri mu rugo wenyine umugabo ntawubaha uyu mugabo ashobora kuba adahari ariko noneho ntabwo bivuga ngo erega niyo yaba anahari wananyaruka ariko ukaza ukatureba ubusi umukozi umuntu ufite umukozi kandi uracyari none se wavuga ngo usize umukozi burya iyo usize umukozi mu rugo hari ibintu byinshi bigenda bipfa uvuga ngo we ntabwo uramubonye ngo reka umusige mu rugo hari ibyo ugomba gukurikirana mbere y'uko ugera ku muntu ababitekereza akavuga ati ese bari abantu nk'ukagira imana we ntabwo bazagira ngo ni umutima mubi nubwo nyine bibaho gusa ariko n'ubundi nabonye n'umukobwa wawe amaze gukura kandi amaze kurangiza sinzi impamvu rero wumva yuko utanatarabuka kandi ubona wakavanye mushiga mu nshingano ni ukumubona umubyibuho gusa aracyari umwana yego ko mwaka nawe urakabije ubu se ngo uriya mukobwa w'inkumi kuriya uri hafi gushyingira urura washingiye umuntu ungana akora ugomba kumutoza ndetse umuntu w'imyaka 18 wenda hari ibyo agenda akoramo wenda umuntu akagenda amwerekera ariko ntabwo wamwizera ngo uvuge gusiza umuntu ku rugo kandi nanone n'urunyeshuri ruba rukirimo nyine iyo umunyeshuri akiri umunyeshuri n'undi mu mutwe aba akiri umwana ntabwo wamuterera urugo ngo uragiye mwiriwe ariko umuntu usuhuzana mwiriwe muraho mwuzukuru wa yeza shema yewe umaze kuba gakume pe mwana yanjye yewe uraho mwana yewe muraho neza yewe mwana shima nureba karo iyo mbonye akuzukuru kacu ndanezerwa saraga mwana mwuzukuru wanjye mu rugo baraho bameze neza yewe ngawe gera sokuru wawe tuvugane ubu none murageza kwiga yewe mwari mumeze mute gatse yewe rero reka usigare n'uyu mwuzukuru wacu none ibi bintu byanjye
ibi bintu byo ni inywera nagira umwana ubikora ndaje iki ni icyitonderwa ku mukuzo wacu nta muntu uri bukoreho dudu ubwonko yawe ndaje rero ndaje mube muganira ndaje reka tube tuganira kari mama araho se mete hameze neza reka muzanire utuganura mwana wanjye se uratumenya kuri uwo mu mujyi ubwo ndagusobanurira n'ubutane rega mwana wanjye Mediya umwana wanjye iyo nkubonye mpita mbona Mediya twe tuganura rero tuva mu bitoki bakita agatabi wari utuzi iwanyu muratugira turyoshye mwana wanjye mana ibintu bya hano biba byabaye byinshi reka ndebe n'utu tuntu njya kukurebera mu nkono ko hari udusigayemo mwana wanjye wirire abanyakigali mba nzi ko inzara yabiye Yiriwe! Bekwa katsirida! Mwana wa intiri. Yewe. Nari mu abagore b'inaha bagira. Reka mbanze musuhuze. Kandogera n'umwuzukuru ari wenyine mfite. Mwupira ndongera mu. Mwiriwe! Ariko nanjye onse hatanagira utugamba. Mbe makansiri. Ko kuvuga ari ugutaruka. Yego. Karoli yagiye. Dore ibyasize. Reka nzumve. Reka ariko si icara hano ndagufata n'intebe yanjye yakugusha Karoli yavuze ko nta muntu n'umwe uri gukora arambabarira nasubira ariko katsirida ko turi inshuti abagore mufite abagabo ubu nta n'urwaniza ku mugabo wawe reka nkuzanire utuganura ndadufite hano mu gikatsi narakatse wikirirwa wigora dore mvuye iriya kwa Veronica ndanyweye nuko nashaka kunywa kuri utu tuzi tw'umweru wikivuna nese yagiye Karoli mama Karoli byo ntabwo ubizi ubwo dunda ubwaho nkarayisize agiye kudundamo ibindi yego nuko twubakize ariko naba nawe uramufite nawe ufite umugabo ushaje ubyihorera shase nonsi yata nawe ufite abuzukuru ubwo mbwira abuzukuru bamaze kugira bangahe yewe Mediya wanjye afite umwana Mediya yarandumbiye wowe uravuga ngo mfite umugabo wowe ngakubwira ko ufite abuzukuru mbega muri ino si nizunguruka nanjye Mediya yarandumbiye umwana wowe ngo ufite abarangije kaminuza nabo jyewe nakuzukuru kamwe mwana yanjye Mediya twamushingiriye rimwe n'umukobwa wanjye umunsi umwe Bema iribagiza arabagiza abo bane ariko afite ibishongore by'abakobwa n'abahungu ariko wazamukuzanira umwera kari mu rugo ntange nimba ari igishongore Mediya uramuzi ko ari inzungu urabizi ko Mediya wanjye ari inzungu kandi yarize niyo mpamvu arabyara umwana nimwemeye kuri uyu musozi babise afite umukobwa ariko reka mubaze uri kuvuga ngo Mediya wawe ni inzungu abakire harya buriya iribagiza wanjye we ntakora muri minisiteri ntibafite amafaranga umugore ntakora muri rura dore hari abantu bajya gutega mu mujyi za Nyabugogo baramubona ariko reka mubwire Mediya buriya umwana wanjye n'umukire mu rwego rwo hejuru uzi ko bajya hanze bagendera muri cya kintu kigendera hejuru n'umugabo ariko niyo mpamvu batabyara wagicucu wagiye umenya ubwenge iwacu ko nta muntu utajya kuvuza ariko ubwo mwuzukuru umwe buri mu bice mw'abagore narabishishe mu rugo rwa Karoli umwuzukuru wanjye ari ntabwo nanakubwiye ko kariya mwana wanjye we na sogokuru wawe aragushaka mwana wawe umwana wanjye yaje nakuzaniye umwuzukuru wanjye nakuzaniye Yesu uyu mwana ni umukobwa wawe akoma nadasa n'umukobwa wawe umukobwa wanjye cyane rero mwana wanjye umwuzukuru wanjye egere muzu
aba bagore ni abagome bataza bakakurogera n'ibyo nkuzaniye. Egere mu nzu, egere mu nzu. Reka njye kureba uwo mwuzukuru wanjye. wamubonye ariko wanjye Yahashaka bisa pe. umva naba mu mujyi abasirimu Ariko uzamutoza ajya yambara utuntu tureture nyabuna. oya tuba turi abantu basobanutse reka nkwerekeze kugeze hariya Ariko uzibona umukozi. Ariko iriya kwa Gitibi bafite ikirori ubu nzajya kuvumba ejo bundi. ntabwo wamenye ko kwa Kayitani babyamye Ye Yewe ndabona zanjashura zagiye zarahangana. Reka mbe nifatira iyi mikuzo yanjye nisubire rero ku kabari bajya kunyongera. Yewe reka nsubire ku kabari bajya kunyongera icyo kwinywera zanjashura zagiye. rwose nyabo ubu ugejeje imyaka ingana 18 none se ubu mama we nta n'ikintu na kimwe ibaze iyo myaka 18 nta n'akandi kana atekereza ngo agukurikize koko simbizi ntabwo tujye kubiganira byajya muri mwana wanjye ntabwo mubiganira ariko genda inyogokuru wawe sibyo mama wawe umumfashe tumuhagurukire sibyo ntushaka kandi kana se kandi kana gatoya nkajya maheka ukajya ugaheka ukagakarabya ukakitaho umwana wanjye erega nanjye mba nshaka utwuzukuru ejo bundi nosi yahata nuko utamuzi yaranyuriye ngo afite abuzukuru numva agahinda karanyishe ntekereje kuri nyokomedi ndavuga ni umunsi waje uzamumfasha kuko urangije kwiga sibyo mwana wa nibyo ndamubwira umubwire ese mwana wa papa wawe we aba mu rugo naguze ibya mediya nibagirwa kukubaza ibyazo papa ntabwo aba mu rugo yagiye mu muhanda ariko bihaye iby'ibisirimu ubwo se nyoka aba ari aho nanjye nkavuga ngo umwana wanjye azaza n'umwuzukuru papa wawe nta nubwo ajya ataha ataha rimwe na rimwe kuko twarabimenyereye agahinda ari imvunja wavuga cyangwa ni nk'amenyo ya ruguru papa wawe ntabwo ajya ataha ataha rimwe na rimwe iyo akazi karangiye umwana wanjye nawe yaragowe medi najyaga murenganya naho na so nuko saba abantu ninde wandogeye ari mediya ntaba yambwiye iyo utaza mwana wanjye ntabwo nari bwabimenye none se woweho nta n'umusore ugutereta ndacyari umwana abasore bazaba baza ubwo nujya kumbera nka nyoko kwa Kayitani umwuzukuru wabo yarabyaye wowe dore imitemeri mu gatuza dore nawe maze gukura wameze amabere none ngo uracyari muto ntegereje uwanjye imana izamuka azaturuka mu ijuru se nutabigiramo uruhare nkagira mbyarire mu rugo umugabo azaza ibyo wabyara byose ndashaka umwuzukuru nawe ntumerere nka nyoko urumva ndashaka umwana nyoko ntiyamubura wowe umunzanire mwana wanjye nanjye hano ngira akana kanyita nyogokuru ibyo bisirimu byanyu rero mwihaye wowe na nyoko ntabwo ari byo urumva atari byo mwana wawe nzabitekerezaho mwakuzukuru nawe rero ntabwo ni mu cyaro uzamara iminsi ingana ku cyumweru niko nzataha reka nzana utuntu hano ndaje ubimbwire neza uba ubitekerezaho icyo dukorera nyoko nta n'intara ntoranye ibishyimbo ariko mwana wanjye agahinda si uguhora biri wowe ugiye kumerera nka nyoko naso neza rundura umwana wanjye ndaje niga misiyo ndi bumuge ndamubwira ndamugufasha umumfasha kandi gahunda zose uzajya umbwira kuri ka gatelefone nyoko yanyoherereje sibyo nzabikubwira ndagukunda mwana wanjye ubundi rega mama wawe yarakumbyaye neza imico ni iyanjye ubundi wowe ugenda ubikore neza uzajya umpa amakuru ku gihe
nyine gusa nawe mbona ntazi ibyawe ariko njyewe nabirenze ni kwa kundi nabizi se siko mbona ntacyo uri kwibwira kandi nabonye umukobwa wamaze gukora nibwira igize kandi ubu muratangiye reba umwana arangije segonderi aba mbona nta karajyamo ubundi umugabo wabitse ntabwo ari uri kumbaza mbese mu kutamubona ngo iki n'ibiki nyine nuko utari kumbwira amakuru aba ari mu kazi nyine tuba turi kugaraguramo gutya nyine umukobwa wanjye ubundi rero wakagombye urumva kumusaba akaba ari hafi nk'umuntu nyine ushaka akabebe ese wowe wumva udakumbuye kuruhinja wenda umuntu abigira akabitekerezaho ntabwo bapfa kwihuta aya namwe yakuje no gukabya ubusirimu pe oya urebye biba bigoye umuntu abitekereza akavuga ngo nzabipanga mbipange bikarira umwaka ukarangira undi ukaza ukarangira ariko nanjye aho bigeze ngiye kubwira papa w'uriya mukobwa wanjye rero ikintu twakwibwira ni ukuri murakabije niba ari ubusirimu bwinshi niba ari iki njye nabuze ibyo ari byo se reka wa mubyeyi wiceceka wowe nta no kugera no ku isoko rya hanze murakora ibintu byifashe yego birahenze ariko muri abakire abakire umugabo afite akazi keza afite amafaranga mumaze kubiza imitungo ni gute umbwira ngo ntabwo ushobora kubyara reka tubazane tumushakishirize umwana wanyu mwaramuteganyije ntihagire umuntu urangije segonderi atarakurikirwa ubu rero tugiye gutangira duteganyirize n'ugiye kuza ubarangandaje mubwire mama buriya iwanyu wavutse uri uwa kangahe kugira ngo uvuge gutyo barasi ni nk'uwa kanera niba uri uwa kane waravutse mu bana benshi kuki wumva yuko utabyara nawe ngo wagure kandi imana yaraguhaye byose ukaba waruhije mama ndavuga ntiho yareka mbe nitonze ariko ubuzima bw'iwanyu n'ubwa hano buratandukanye ntabwo wapfa kubiha icyizere kubera iki ntabwo ntiwigeze ujya ngo mukuru bimera ntabwo wishyura ukuntu inda iryana ubwo se kandi igihe naratinye mama wanyu ko yababyaye ababyeyi ba kiragiye bari bakomeye ntabwo ari bo batwe kuri kiragira ukuntu bigenza wenda kamwe ko naje gashake ariko rero mfite ubwoba ko njyewe mu minsi mike rero ndaza kuzagira uko bigenza ngaho yame cyangwa ashari n'ubundi oya ntabwo ndabimenye oya ntabwo ndabimenye ariko buriya ningira icyo menya nyine nzakubwira ntabise kuri inshuti yanjye hari amakuru uri gushaka kumpisha aho ushatse wayambwira ntabwo neza oya ntabwo naguhisha amakuru urabizi ari wowe nshuti mfite ko nanone kera kweri ufata nk'umuvandimwe wanjye ubwo rero urumva nta kintu cyambaho mu buzima bwanjye wowe ugize umwana wa kangahe urumva ko ngereka navutse ndikiniza iwacu niyo mpamvu rero nshaka kwagura umuryango yego rata nkabona abana ku isi abavandimwe banje bakaba abana banje yego nanjye ndaje ngerageza nyine ndebe ariko ntibyitondera si ubona nyogokuru wawe adakeneye yavuze mama wawe no cyakeneye yavuze ceceka ubu nsigaye nirinda no kumuhamagara kuko iyo mvuze mufashe telefone atangira ngo ariko medi yawe ngo ariko medi ngo byibuze se mugiye kumbwira inkuru nziza yatangira nkahita ngira gutya nkayikanya ariko rero usigaye ngira nibuze n'ubwabo bwo kujyayo mvuga ntibaratangira abanyikiza buzuye nibyo pe yari agize umugisha avuga ati kingiye umwana wanjye genda umva ariko ubu ngubu umukobwa wanjye nyine ntabwo agenda agiye gusuranyura ku buryo uburyo bw'amasaka nguyu katsirida nawe uyu katsirida agiye kusenyera abana katsirida kwaba ari mu magambo katsirida kagiye kusengera umukobwa wanjye ko meti yawe ugiye gusenyerwa n'umukecuru wawe katsirida agiye kunsenyera urugo rw'abana banjye aya magambo narayavuze aya magambo narayamwiyama ararusenya pe ararusenya ndabarahiye nibana ninywera akantu kanjye niba ari aka gatengezi ninywera nta kintu abana banjye babambwiye ariko katsirida arabasenyera abana banjye arabasenyera pe ariko agiye kusenyera umuntu wabwiye ngo umukobwa wangu yabyaye umwana umwe nkuru
mbere Karoli we kuri kwitonganya byagenze bite?